tubashimiye ko muri kutwumva. Ubu ngubu usoje amashuri yawe 6 yisumbuye, uri kumva wabyimbye. Ubu urabona umuntu ucukura wese ukabona yarasaze. Wabona abacukura amabuye ukabona ari nk'ibigoryi. Urabona umukarani kumva we yarayobye. Ubu ngubu akazi kawe ugiye kujya urya, uryame, ubyuke, woge, wambare neza, ujye gukoresha wifi z'abandi. Umve ko ari bwo buzima. Ubu urabona abantu bicaye ku ndege bagiye gushakisha k'ikiyede, ukabona ni ibicucu. Ariko uramutse ugiyeyo batwara abandi wowe ugasigara, kuko ntiwigeze ukora ikiyede. Hanze y'ishuri nuhagera bakakubaza uzi ikiyede, uzi kuvidura wese, wacukuye imisarane? Ibyo byose igisubizo ni oya. Fizike na shimi na bioloji, aho ngaho hari ibyo ngibyo, aho ngaho hari ibyo wumvisemo. Nkaho bidahagije, uzajya ubona abantu bakora akazi ko gusa n'abumve barasuzuguritse. Basi ko bimeze. Inama nakugira, nawe ako kazi ukabonye wagakora, kuko abo ngabo bakora ibyo ngibyo ku mashuri yawe 6 wize, bo bongeho na kaminuza kandi bize nk'ibyo wize. Inama nakugira, nawe ako kazi ukabonye wagakora.